Hello, uzahitemo guceceka nugera muri ibi bihe bitanu ngiye kukubwira muri iyi video. Ni amahitamo y'ubwenge azakubuza kwicuza mu buzima bwawe. Reka mbasuhuze inshuti z'agaciro, nizere ko mumeze neza kandi ko mukomeje kwiyitaho aho muri hose. Uyu munsi turakomeza kwigishwa n'ubuzima. Burya iyo utigera ku buzima ngo umenye ibintu by'ubwenge bikuyobora, akenshi ukora amakosa maze akazakugiraho ingaruka mbi zituma wicuza. Muri iyi video rero turaganira ku byerekeye guceceka. Ni ryari ukwiriye guhitamo guceceka aho kuvuga? Tudatinze reka duhite turasakuye. Igihe cya mbere uhitamo guceceka ni iyo urakaye. Iyo burya turakaye amarangamutima niyo atuyobora, maze ugasanga dushobora guhubuka tugakora ibintu tutatekerejeho neza. Iyo rero tuvuze mu gihe cy'uburakari, amagambo yacu ashobora gukomeretsa ugasanga adusenyeye mibane yacu myiza twari dufitanye n'abandi. Ni ngombwa buri gihe kwibuka icyo kintu. Ushobora kureba kure maze ugatuza mbere yo gusubiza. Ni ikintu cy'ingenzi cyawo gukangurira muri uyu munsi, kizagufasha kwirinda kuvuga ibintu nyuma yaho ukazicuza. Kwicecekera ni ibyo biha amarangamutima yacu umwanya wo gutuza, maze bigatuma dutekereza neza mbere yo kuvuga. Niduceceka tuzirinda amakimbirane n'intonganya bitari ngombwa. Rwose akenshi amakimbirane aturuka ku bintu byo kuvuga tutatekereje. Guceceka rero niyo mahitamo meza. Twige gukoresha guceceka, bifite imbaraga zikomeye mu gucunga uburakari no kurinda imibanire yacu n'abandi. Ni ikintu cya mbere, guceceka mu gihe urakaye ntuhite uvuga. Igihe cya kabiri uhitamo guceceka maze bikakugira akamaro. Uzahitemo guceceka igihe cyose ugomba gutega amatwi. Ni ingenzi mu buzima kumenya gutega amatwi abandi, kubera ko bidufasha mu kugira imibanire myiza kandi ikomeza igihe kirekire. Kubera ko umuntu wateze amatwi, umuntu wabonye kumwitayeho, ukamuha igihe cyawe, ukamutega amatwi aho kwirirwa uvuga, ni umuntu uzagufata nk'umuntu we, hanyuma imibanire yanyu ikomeze ibe myiza. Ni uburyo bwo kwereka abandi ko tubitayeho, twitaye kandi ku byo bavuga kandi ko tububaha. Urumva rero umuntu wubaha ntabwo nawe atagukunda, nta kuntu atakubaha. Ni ibanga rikomeye kwiga guceceka igihe abandi bari kuvuga. Noneho urumva ko iyo wacecetse bituma wa muntu ashaka kugusobanurira ibye, wowe utamuca mu ijambo buri kanya. Kandi icyo gihe ntago ubu narangaye, noneho bikabatera abantu bateze amatwi bikabatera kumva ko batuje mu gihe babona ko bateze amatwi. Urumva nawe bizakugarukira, bazabona ko uri umuntu mwiza, umuntu bitayeho, barushaho gukunda no kukubaha, nawe biguhesha agaciro. Igihe cya gatatu uhitamo guceceka niyo ugomba gutekereza kugira ngo ufate ibyemezo bikomeye. Kudafata umwanya wo gutekereza hari ibyemezo ugomba gufata bikomeye bishobora gutuma ukora amakosa maze ukicuza. Niyo mpamvu ari ngombwa cyane mbere yo kuvuga cyangwa gukora ibintu bimwe na bimwe, nibyo byiza kubanza ugaceceka. Ni ngombwa cyane mbere yo kuvuga, mbere yo gukora ibintu bimwe na bimwe, banza ufate umwanya wo guceceka, ubanza utekereze. Bizatuma ushobora gufata umwanya wo kurundanya n'ibitekerezo n'amakuru yose ya ngombwa akenewe kugira ngo ufate icyemezo cyiza nyuma yo gusobanukirwa iki bihagije. Burya iyo wafashe uwo mwanya bituma ubona ayo makuru yose ukayarundanya, noneho ukavuga ufite amakuru azwi wizeye. Nanone iyo uri ahantu hacecetse nta rusaku n'ibikurangaza, bituma urangamirwa ikintu uri gukora. Umurimo uri gukoraho ukawurangamira byimazeyo, kubera ko uracecetse, nta bintu bikurangaza bikuri hafi, noneho bigatuma ukora neza kurushaho, ukagira umusaruro mwiza. Muri make rero guceceka ntako bisa, bizagufasha kwirinda amakosa menshi no kwicuza mu gihe bituma dufata ibyemezo twatekerejeho bihagije. Ni ngombwa cyane kwitabira ikintu cyo kwiga guceceka, tukabishyiramo imbaraga nyinshi, nibyo bidufasha. Niyo mpamvu ari ngombwa kugira ubwenge
ugafata umwanya wo gutekereza mbere yo kuvuga cyangwa yo kugira icyo ukora mu bintu bikomeye cyane cyane, kuko ibintu bikomeye burya hari igihe ushobora gufata ibyemezo bibi bikakugiraho ingaruka mbi. Ni ngombwa cyane kwitabira ikintu cyo kwiga guceceka. Igihe cya kane ugomba guhitamo guceceka. Hitamo guceceka iyo ugomba kubahiriza ubuzima bwite bw'abandi. Abantu benshi ni ikintu kibananira kandi ikintu cyangwa mu buzima gituma dushobora kugira imibanire myiza n'abandi. Burya kubahiriza ubuzima bwite bw'abandi bantu ni ikintu gikomeye kugira ngo ugirane umubano mwiza n'abantu. Umubano uri mu bwubahane usaba ko uceceka, ukabika amabanga y'abandi cyangwa ntuvuga ubuzima bw'abandi, ntuvuga abandi. Abantu benshi rero birirwa bavuga abandi ku buzima bwite bwabo, ni amakosa. Ibyiza icecekere, cyane cyane iyo ubivugwa ari n'ingingo zikora ku marangamutima y'abandi. Ikintu cy'ingenzi abantu ntabwo bakizi, birirwa bavuga abandi, bavuga iby'abandi, bavuga ubuzima bw'abandi, bagakomeretsa abandi, bakabaza abandi kandi nta nyungu baba bifitemo. Ni ikintu umuntu wese agomba kwiga. Iyo twubaha burya ubuzima bwite bw'abandi bantu, tuba tuberetse ko tubafata nk'abantu bigenga, twebwe dufitiye icyizere kandi twubaha. Iyo umuntu arigenga ku buzima bwe bwite, iyo umuntu adashaka gushyira ubuzima bwe hanze, wowe ukajya kubuvuga, ukajya kumuvuga n'ibintu utazi, ni amakosa akomeye. Iyo ducecetse rero tuba dufasha abandi kubika amabanga yabo cyangwa se ibitekerezo byabo, ntawe ubacira urubanza cyangwa se yazi kubabaza n'ibi bibazo batashaka no gusubiza. Ni ikintu rero gituma turema imibanire irimo kugirana icyizere n'abantu tubana nabo. Ni ngombwa cyane kwiga icyo kintu iyo uri umuntu ushaka kwiyubaha, iyo uri umuntu ushaka kugira ubuzima bwiza, ukagera ahantu ho ku rwego rwo hejuru. Mwabyumvise rero, twige guceceka ni ikintu gifite imbaraga zikomeye mu buzima. Ni ikintu kizadufasha kurema imibanire myiza, twirinda amakimbirane atari ngombwa n'abantu, bityo ubuzima bwacu n'ubw'abandi bigende neza. Murumva ko tubigiramo inyungu n'abandi bakabigiramo inyungu. Ndizera ko iyi video hari icyo itwigishije. Ntibibagirwe rero kwiyandikisha, ukanda kuri subscribe cyangwa kuri sabone kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro tunyuza kuri urubuga byakugirira akamaro, byagufasha guhindura imitekerereze, byakungura inama z'ubuzima kugira ngo ushobore kugera ku rwego rwo hejuru, urwego rw'umuntu wifashe mu maboko, ufite inshingano ze kandi uzi icyo akora. Mugire ibihe byiza rero, nawe utaha ku yindi video. Yari Lady Jane, bakunda cyane. Bye bye.